Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, ndizera ko umeze neza. Niba kandi utameze neza, ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Kubaho nicyo gishoro. Njye nitwa Fideli, ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi nje gusubiza ibibazo byose wibaza ku ndwara yo gushirira kw'amenyo. Ese waba wibaza impamvu umwana wawe afite amenyo yashiririye? Ese waba wibaza impamvu amenyo y'umwana wawe akunze gucikagurika? Waba se uzi uruhare rw'umuti w'amenyo ukoresha wiborosa mu gushirira kw'amenyo cyangwa kuyavura? Ese waba uzi icyo wakora mu gihe umwana wawe agize ikibazo cyo gushirira amenyo, cyangwa mu gihe yaba afite amenyo yacikaguritse? Muri iyi videwo ngiye kukumara amatsiko kuri ibyo bibazo byose, ndetse ngusobanurire n'ibindi bibazo wibaza kuri iyi ndwara yo gushirira amenyo kw'abana. Reka tugaruke gato ku gucukuka amenyo cyangwa se ku ndwara yo gucukuka amenyo. Nk'uko twabibabwiye, indwara yo gucukuka amenyo ni indwara yibasira ibyiciro byose, harimo n'abana. Bimwe mu bitera amenyo gucukuka harimo gukoresha isukari cyane, ku bana gusinzira na bibero cyangwa gusinzira umwana yonka afashe ibere mu kanwa, kugira amacandwe make mu kanwa, ndetse n'ibindi byinshi twavuze muri video yatambutse. Nizera ko wayirebye. Niba utarayireba, urajya kuri playlist yanditseho ibyo ukwiriye kumenya ku ndwara yo gucukuka amenyo, urahita ubonamo video ibisobanura ku buryo burambuye. Uyu munsi reka ngaruke rero ku ndwara yo gushirira amenyo kw'abana. Impamvu ndaza kwibanda ku bana cyane ni uko iyi ndwara ari bo yibasira cyane kurusha abantu bakuru. Gushirira amenyo cyangwa indwara yo gushirira kw'amenyo ni kwa kundi ubona iryinyo ryarahindutse umukara, cyane cyane amenyo y'abana. Ababyeyi benshi bakunze kuvuga ngo abana bato ntago bagomba kwiborosa kubera ko amenyo yabo ngo azakuka avemo hamera andi, ugasanga umubyeyi ntabwo ahaye agaciro ririya ryinyo ry'umwana. Ririya ryinyo ry'umwana ni ryo ryinyo ritanga umurongo cyangwa se inzira riyobora andi menyo yo mu bukuru aho azanyura amera. Niyo mpamvu iryinyo ry'umwana iyo rigiye gukuka rijegajega, kiriya kiba ari ikimenyetso cy'uko hari kumeramo irindi ryinyo. Niyo mpamvu ririya ryinyo uba ugomba kuribungabunga kugira ngo rizaviremo igihe kigeze. Tuzabasobanurira ingaruka zo gukuka amenyo ukiri mutoya cyangwa se igihe kitaragera, icyo byangiza n'ingaruka bigira ku muntu watakaje amenyo igihe kitageze. Mu by'ukuri iyi ndwara yo gushirira amenyo kw'abana ituruka ku gucukuka kw'amenyo. Bitangira ari iryinyo ryacukutse bikazarangira rihindutse umukara, aribyo twita gushirira amenyo. Reka nkubwire uko biba byagenze. Bimwe mu bimenyetso byo gucukuka amenyo harimo inono cyangwa se akadomo k'umweru. Bitangira iryinyo rizana akadomo k'umweru ari gatoya, bikazarangira kabaye akarongo gatambitse ku ryinyo, ubona ari umweru cyane kurusha ikindi gice, hakazageraho noneho wa murongo ugahinduka umuhondo. Buriya ni ikimenyetso kiba kigaragaza ko umwobo wavuye ku gice cy'inyuma ukinjira mu gice cya kabiri cy'iryinyo, ari cyo gice cyo hagati.
kariya karongo gatambitse ni ikiba kigaragaza ko iryinyo noneho umwobo wabaze kuba munini. Uko hagenda hashira igihe kinini niko wa mwobo noneho ugaragarira amaso ukajya uwubona, ukaba ushizeho n'ikintu cyangwa ukojejeho urwara ukaba wawumva. Biriya rero biterwa n'iki? Biterwa n'udukoko tuba mu kanwa dufata ibiryo bisigara ku menyo tukabihinduramo aside. Iyo aside akaba ariyo yangiza iryinyo kugeza ricitsemo umwobo. Twarabibonye mu buryo burambuye, twasobanuye indwara yo gucukuka amenyo muri video yabanje. Abatarayireba mugerageze muyirebe kugira ngo musobanukirwe neza indwara yo gucukuka amenyo bigenda gute. Iriya aside rero uko igenda yangiza iryinyo birangira hacitsemo umwobo. Uwo mwobo noneho akaba ari wo ku menyo y'abana akenshi nyine bitangira bimeze kwa kundi nakubwiye haruguru. Hanyuma iyo utoza amenyo cyangwa ngo ukore isuku y'amenyo ukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, rya ryinyo rishobora gucikamo, rikaba ryacika rigatakara. Icyo gihe iyo ricitse umwana ashobora kubabara, ashobora kubyimba ishinya, cyangwa se akaba atabasha kurya kubera ko iyo ariye arababara. Uti bigenda bite rero? Iyo umaze kubona ko umwana wawe afite icyo kibazo, ugatangira kujya umwogereza amenyo ukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, ukabikora mu gitondo amaze gufata amafunguro ya mu gitondo na nimugoroba agiye kuryama. Icyo gihe iryinyo rigira ubushobozi bwo kongera gufata ya myunyungugu ikomeza iryinyo, ariyo yitwa calcium, phosphorus ndetse na fluoride. Iyo myunyungugu uko ari 3 niyo y'ingenzi mu gukomeza iryinyo. Uko iryinyo rigenda rifata imyunyungugu myinshi niko rya ryinyo ryongera rigakomera, rikarema indi kushe cyangwa icyo twakwita nk'urukoko rutwikira hantu umwobo wari ugeze. Iyo kushe uko igenda yirema, uko iminsi igenda ishira, igenda ihinduka umukara. Uko igenda ikomera cyane igenda ihinduka umukara. Uko guhinduka umukara rero nicyo twebwe twita gushirira kw'iryinyo. Ibyo bishobora kuba ku mwana cyangwa no ku muntu mukuru mu gihe habayeho ubwo buryo bwo kongera gufata ya myunyungugu ikomeza iryinyo. Nguko rero uko icyo twita indwara yo gucukuka amenyo nicyo kiba cyabaye. Ni iyo process iba yabaye yo kongera gufata imyunyungugu ikomeza iryinyo, hakabaho formation y'iyindi kushe inyuma ya hantu hari harabaye umwobo, bigahinduka umukara, babyita gushirira amenyo. Hari ibintu 3 by'ingenzi ukwiriye gukora kugira ngo urinde umwana wawe ko ashirira amenyo cyangwa se umurinde indwara yo gucukuka amenyo. Icya mbere hari ukugabanya kumuha ibiribwa birimo isukari nyinshi, cyane cyane ibikorerwa mu nganda, abombo, biscuit, amasnacks atandukanye n'amashokora. Cyangwa se mu gihe ubimuhaye ukabimuha mu buryo bwiza budashobora kwangiza amenyo ye. Uburyo bwiza bwo gukoresha amasukari ntibigire ingaruka ku menyo yawe twarabuvuze muri video yabanje isobanura abantu bakunze kwibasirwa n'indwara yo gucukuka amenyo. Icya kabiri ugomba gukora ni ukogereza umwana wawe amenyo, gutangira kogereza umwana wawe amenyo hakiri kare, ukajya umwogereza buri nyuma yo kurya, cyangwa se waba utabishoboye ukajya ubikora 2 ku munsi.
mu gitondo na nimugoroba agiye kuryama. Icya gatatu ni ugusura muganga w'amenyo. Egera muganga w'amenyo akugira inama, agusuzume, arebe niba amenyo yawe ari mazima, atari muri risike yo kurwara indwara zo mu kanwa zitandukanye, cyane cyane yo gucukuka amenyo, akubwire inama ugomba kubahiriza. Niba hari umubyeyi uzi ufite umwana, musangize iyi video kugira ngo nawe agire ubumenyi kuri iyi ndwara yo gushirira amenyo kw'abana, kugira ngo abashe kumenya icyo yakora kugira ngo arinde umwana we gushirira kw'amenyo. Niba waramaze gukora subscribe, ndagushimira cyane, warakoze. Imana iguhe umugisha. Niba kandi utarayikora, yikore nonaha kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu ku gihe, maze ubashe gukomeza kugira ubumenyi butandukanye ku ndwara zo gucukuka amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa muri rusange. Niba kandi ufite ikibazo, cyandike muri comment nawe tuzagusubize, nk'uko uyu munsi twashubije umwe mu bakunzi bacu batwandikiye batubaza icyo bakora kugira ngo ku ndwara yo gucukuka amenyo ndetse no gushira amenyo.